ingingo zigera muri 5 mwijuna bwa ADEPR izajyayo. Izi ni ingingo zigera muri 5 ni ubutumwa bugera kuri 5 nahishuriwe kuri ADEPR. Urusengero rugiye kurimbuka, ntabwo ari urusengero ruriduka kundi, nuko itorero rigiye gusubira inyuma, rigiye kugwa, abakristo benshi bagakomereka, abanyamasengesho benshi bakangirika, abandi bagapfiramo, abandi bakagwa. Nta kiri byasobanuraga n'ukuri ari kurangara. Njewe ntabwo nigeze ntungurwa nuko umutinganyi azamuye idarapo, kuko giye buryo umunsi nabonye ko umuyobozi wacu yarangaye. Ni umunsi mubona yateraniye muri Gatolike, agoswe n'abapadiri n'abasenyeri, bamugose byiwe atari no kubabwiriza ijambo ry'umwuka. Ari wende Isaias? Yego. Yarambabaje. Yajyanye na korali yo muri kaminuza y'Erika. Giovannis na Giovannis. Naratunguye urya munsi nibwo nabonye umuyobozi wacu ari kurangara, kandi arimo arakina n'umurimo ukomeye. Uyu ni umurimo ukomeye, niyirinde. Mwijuru ntazagiye mu ADEPR. Mwijuru ntabwo hazagiye mu Protestant. Mwijuru ntazagiye mu Adventiste. Hazagiye umuntu wakijijwe neza. Ntabwo hazagiye mu Katolike. Mwijuru nta musina muzajyayo. Mwijuru nta muhinde nta n'umuhindo, bimwe gitwaza yirwa babeshya. Mwijuru hazagiye umuntu wakiranutse agakorera Imana bikunza bikwiye ku mutima, yihana icyaha. Si gitangaza rero ko twamara igihe kirekire turirimba dusenga, ariko nta mavuta nta Mana iri muri twe. Muri ADEPR avuga ukuntu ubuyobozi bwa ADEPR burimo guteshuka ku nshingano, ariko mu by'ukuri nta kindi buzira. Burazira kutagira abakumirizi. Yabwa ari bufite abakumirizi bakumira bahishurirwa, bukemera bamwe bahishurirwa niho bakure. Ariko tugisenga, tugikunda Imana, tugikunda kuvuga amagambo y'Imana, iyo batwemerera twakagiye tubereka ibyo bagiye bagwamo. Nanone reka mbifurize ibihe byiza aho muri mu bice bigiye bitandukanye byo kwisi. Tubahaye ikaze, amahoro y'Imana abane namwe. Nubundi ni kwa kundi twigarukira nubundi mu nyigisho zigiye zitandukanye, mu biganiro bigiye bitandukanye, kandi turi kubona abantu bari kubyakira neza nubundi nkuko tugenda tubibamenyesha umunsi ku wundi. Turabashimira rero, ntago ndi ngenyine, ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Wenda kuba kubonye ari bwa mbere ninde? Ntaganda Marcel. Yego. Niwe nubundi tubana mu nyigisho nyinshi, mu mpanuro nyinshi agenda duhereza, mu butumwa Imana iba yamuhaye, uko ibimuhaye abutugezaho nubundi nk'ibisanzwe. Turakwakiriye rero. Murakoze cyane, nanjye ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe n'abadukurikira kuri Comrade TV bose. Nikaze nubundi, reka nubundi tubanze twiragize Imana kugira ngo dukomeze. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye mu izina rya Yesu, turagushimira ko wabanye natwe, ukabana n'umukozi wawe, akaza akabangezeho, nanjye nkabamugezeho, tugahora turi bazima. Izina ryawe nirihimbazwe. Uruwera kandi usumba byose, ubu ndabizi neza ko bagiye gutega amatwi ijambo ryawe, ubwoko bwawe. Ni ukuri ufungura amatwi yabo kandi uhumura amaso yabo, ubwenge bwabo ubuhe gukomera no gutekereza cyane ku by'ikiganiro tugira, kandi bafata umwanzuro wo kugukurikira no guhindukirira izina ryawe, barwanya Satani n'ikibi cyose. Uwiteka Nyiringabo nubane natwe, ntabari twe, ahubwo uduhumekere mu mwuka wawe, kugira ngo ibyo tuvuze ibe impuguro igera kuri bose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Yego, reka twikomereze nubundi bantu mube maso kugira ngo tutaza kurangiza iki kiganiro nta kikuye mu burya. Byaba byiza ugiye ufata agakaramu ukajya wandika, ukajya uvuga ati wenda nakuyemo iki ngiki, bitaza kugucika cyangwa se ukanasubiza inyuma ukabanza ukumva neza. Iminsi rero yaribaye myinshi, ariko turahari. Maze n'iminsi ndwaye. Nagize akabazo mu ivi, niba ari urugendo n'akazi nagize muri no minsi, ariko ndaho ndumva ndi muzima, natangiye koroherwa. Yego. Nubundi nanjye nari maze iminsi nkushaka, gusa nyine ako kabazo k'uburwayi bwo kabayemo. Yego, ariko twarakamenye n'abantu barihanganye. Ku minsi yarishize nta nyigisho babona. Yego. Umurimo umeze uterera. Umurimo umeze neza, ariko harimo utubazo tumwe na tumwe tumaze iminsi twivanga.
waba warabyumvise nawe ndabizi neza ko utari buve hano utabimbajije sinzi niba ari byo uri bumbaza ariko nzi neza ko habayeho ku telefone abantu benshi bamamagara bati kamarade muzehe kamarade TV turagushaka kugira ngo ugire icyo tubwira kuri ibi bintu byateye iwanyu iwacu nta gikuba cyacitse n'urugamba kandi umuntu uri mu ntambara araraswa bibaho ikizima nukunesha namwe busubwo byabagezeho byaraje bitugeraho ni ibi byo muri ADPR ntabwo mbizi ariko nge nibyo bambazaga cyane bambazaga kuri aya makuru baherutse kumva muri ADPR baravuga bati twumvise twabonye ibintu bidasanzwe iwanyu mwajyaga mutwiyemeraho mwajyaga muvuga ko mwanesheje tukababwira ko nta muntu hari abampamagaye barambwira bari mu Musanze ngo nzimbaho ikiganiro barambwira bati twajyaga twumva ko muvuga ngo nta muntu ngo twababwiraga ko nta murokore ubaho akiri mu isi mukanga kubyemera mwarokotse iki mureba ukuntu mutangiye kumaramaza gukora ibizira mbega muri make wumve ngo abadeperi turasa n'abasebye imbere y'abanyamahanga tumerewe nabi ariko Yesu ari ku ngoma kandi yaranesheje n'ubundi turaza kuba twabigarukaho ariko reka nitrakazita twinjirira aho ngaho twanze twivugira umurimo usanzwe umurimo umeze neza turi kuwukora hakomeye turawukora bitugoye cyane ko buriye rega icyo kintu nacyo turi bukivugeho kuko biri mu bintu bya mbere birimo kugenda bica intege cyane urebye nk'ama SMS mfite banyandikiye abantu abampamagara mu gitondo nk'ejo bwagiye kwirampamagara none atari munsi y'umunani bambwira bati ntabwo bishoboka irivuga butumwa ryanyu twababwiye ko ari imitwe muba murimo ariko ntabwo ari imitwe ni ijambo ry'Imana Kristo yaduhamagariye nibumva ari uwo twahamagariye kwica bazabiduhore nibumva nahamagariye umuntu gusambana azabimpore nibumva nahamagariye umuntu gusinda azabimpore nimpamagarira umuntu kurwanya igihugu azabimpore nimpamagarira umuntu kurwanya ubuyobozi azabimpore ningira umpamagarira gukora ibyaha rwose nzabibazwe ariko ivuga butumwa mpamagarira abantu ni ukwihana no kureka ibyaha kuko twese twabibayemo ariko turabireka kandi tubona ari wowe wonyine hari amahoro ariho hari ibyishimo ni muri Yesu Kristo gusa nibyo nta cyaduca intege bigeze he mu kwihana kw'abantu badukurikirana abantu barihana neza umunsi ku munsi kandi ngenda mbabona cyane ndetse ko hari n'abampamagara tukabakira tukaganira buri wese twumva afite intego yo kwihana kuva umuntu avuga ati ni ryari umuntu yumva ko yakijijwe kuva umuntu arakubajije ati umuntu akizwa ate umuntu abatizwa ate umubatizo mu mazi menshi no kuganga bitandukaniye kuva umuntu arakubajije ati ese kwihana no gukizwa ibintu nk'ukwezwa mbega abantu barashaka kumenya cyane turi kubakira kandi barimo kwihana barihana ibyaha baramaramaza bashaka umubatizo nk'ubu abantu bashaka kubatizwa ni benshi ahubwo abapasitoro bacu babe maso kuko tugiye kujya tuboherereza abantu benshi bo kubatiza nuko ndeba Kirogoya irimo kugenda ibyinjiramo abantu bakongera bagacika intege bakatubwira ati muri kudushushanya ariko ntabwo dushushanya abantu icyo twamagariwe ni ijambo ry'Imana nk'uko riri ni ibyanditswe byera nta bindi tuvuga ntituzasoma imvaho ntabwo tuzasoma New Times ntabwo tuzasoma Sky News tuzajya tubabwira ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana rya Kristo nukuri reka rero tugaruka n'ubundi nk'uko wari wabitangije uvuga uti muri ADPR hamaze iminsi harimo umwuka utari mwiza navuga ko ari umwuka buriya ni umwuka mubi ni Satani wawuzanye uri muri ADPR burya ADPR icyo batuzanye ejo bundi rega nuko wabikwepye kandi umaze iminsi nawe warabimbajije uvugisha ukuri umubwira uti hari icyo nabonye ese wowe wahumvise iki numvesheje ngo muri ADPR niba mwarimitse abatinganye ntago twimika abatinganye gusa Satani aho ngaho arahinjira kugira ngo arabyema akantu burya ni nko kutubikamo igitego akavuga ati mbakubisemo kimwe bari abatipe bano bayobozi bacu hari ikosa bakoze Imana imbabarire wenda mbisaba abatipe kandi ari abantu bakuze Imana imbabarire kandi nabo bambabarire mba ncitswe nk'umuntu nuko nyine abatugobekamo akantu nabo yababitsemo akantu ababikamo akantu kuriya muzungukazi waje ngo numva ngo bari baje mu mahugurwa nanjye narabikurikiranye ku biganiro bitandukanye ndanabireba baje mu mahugurwa
baje guhugura abahanzi, abanyamasengesho, abajyanye no kuramya, abantu bakunze kuramya no guhimbaza, baje guhugura abacuranzi. Gusa jewe icyo nzi ntabwo yego turagera ku rugero rushyitse, ariko ntabwo turabo guhugurwa n'abapagani. Ubundi umunyamwuka ntahugurwa n'umupagani, kuko umupagani ntabwo abagira iyerekwa, ariko umunyamwuka aba afite iyerekwa. Ubundi umwadeperi kuva kera yari umuntu uganira n'umuntu washishojweho, wizweho. Rero kuba harabaye hura muzungukazi akaza akazunguza igitambaro mu kuramya, baramya wakazunguza idarapo, byarambabaje. Je naravuze ntiyaturutse, bati yaturutse muri Canada. Ariko naravuze ni byibura ubonye yaba yazanye igitambaro cya Canada kidarapo ryaho ry'umutuku n'umweru, habamo umweru hagati harimo ikibara cy'umutuku kimeze nk'ikibabi, byibura akaba ari ryazunguza tukamenya ngo ahesheje icyubahiro igihugu cy'iwabo. Tugaruke hasi baje abo bazungu baje guhugura urubyiruko ndetse n'abandi bantu bafite inshingano zimwe na zimwe muri ADPR. Yes nk'abahanzi ndetse ngo harimo nabo mu yandi matorero bari bahamagayemo. Niko nabyumvise. Ariko bibera muri ADPR indani Nyarugenge mu rusengero rwaho, naho byabereye niho hanteye impungenge. Uragize uti twabonye bazunguza idarapo. Yego cyane. Wenda aka kantu turaza kukanyizaho n'ibidukundira, n'ibidukundira turaza kukacishaho mubabona idarapo cyangwa se n'ifoto irabiza kubigaragaza. Baje muri ADPR bazana idarapo ry'abatinganyi cyane, bararizanye, ariko mubiriho nuko bigaragara ko batunguye, mu bigaragarira amaso ubona ko basa n'abatunguranye, kuko bashyizeho kuramya, batangiye kuririmba indirimbo. Umuzungukazi arahaguruka afata idarapo atangira agira atya rizunguza inshuro nyinshi zirenga 5. Umuyobozi aza kuza aramwegera, tubona mugiriye inama, amusaba ko yarizinga, atangira kurizinga. Sinzi icyo yamubwiye, bacyumvikanaho, ariko yari yarangije kwamamaza. Icyo yashakaga kwamamaza muri ririya teraniro ni ukwamamaza umwami wabo, umutinganyi wabo, bashaka kwamamaza igikorwa cyabo. Bo bagendana intego, ADPR iyo ntigeze ivumbura mbere ngo imenye intego abapagani bari kugendana, kuko umupagani niyo wavuga ngo ntago ubundi agashashi gatwika ishyamba ntago kaba kanini. Agashashi gato bajya baca umugani mu Kinyarwanda, agashashi gato gatwika ishyamba rigacika umusozi wose ukagurumana ugafatwa kandi kari agashashi. Rero biriya bintu byo kuzunguza idarapo bari barangije gutwika, bo bari barangije guta agashashi mu ishyamba. Byarabatunguye se? Tuvuga ko protokole y'abanyamasengesho yari iri hasi ku buryo umuntu ashobora gufata idarapo akarizana mu rusengero bari kuramya akazunguza. Bari bayazanye mu bikapu byabo, niko nabibonye, niko nabo babivuze n'ababisobanuye kenshi. N'umuyobozi yavuze ko bari babizanye mu bikapu kandi ADPR itagisaka. Ariko rero hari ikintu kimwe ADPR igiye buriya nyikonda naho yakoze uriya munsi umuyobozi yakoze. Hakabaye ubundi igiterane nka kiri ubundi ADPR nzi, ADPR nabayemo, ADPR nahamagariwemo, ADPR yadutoje gusenga, ADPR yadutoje guhishurirwa, ADPR yadutoje kuba mu mwuka, ADPR nzi jewe atari ingi yo muri aya mezi irimo gukora wagira ngo irimo irashaka ibigezweho. Sinzi ibyiri bishaka y'ubu ngubu, ariko ubundi ADPR yari ifite ubuyobozi bw'umwuka nzi, yari ADPR isenga ku buryo umuvuga butumwa yashoboraga kuza mu iteraniro. Ndibuka turi mu Gakinjiro kera hari muri 92 umuhanuzi yavuye ahantu biti Bugesera, araza atangira kuvuga mu ndimi, atangira guhanura. Umuririmbyi wari uri muri korali bitaga Baraka arasimbuka ahita amucubya, aramufata, aramwicaza, aravuga toya, aramucubya, amuvanamo imyuka, avuga ati iyo myuka ni mibi, ntabwo ari umwuka wera. Baramufata, baramutambikana, baragenda. Nyuma umugore yaje kugaruka asaba imbabazi ko yaravangiwe. ADPR rero jewe nzi yarasengaga igahishurirwa, bakakubwira bati hagarara, ibyo uzanye nta butumwa burimo. Aha rero abanyamasengesho, abakumirizi ba ADPR muri no minsi bararangaye. Nibyo tumaze iminsi tuvuga. Itorero ntago riri gusura, ntago risura abantu barisuye barigendereye ngo rihishurirwa abashyitsi bari buriraremo. Ntabwo itorero ryacu rya ADPR muri no minsi ririmo guhishurirwa. Ejo bazavuga ngo ntabwo uri umwa ADPR, kuko twese twagiye tuza duhishurirwa bakaturwanya.
iyo uzanye ibyo guhishurirwa bikomeye bagutera sentiri, iyo uzanye ibyo kurwanya ikibi bagutera sentiri, ahubwo ugasanga nawe bakikujugunyemo. Rero ni ahantu abakozi b'Imana bo muri ADEPR basabwa kubera amaso, ariko ibi ni umuyobozi ugomba kubibera amaso. Nibuka umuyobozi bitaga Nsanzurwimo yayoboye, yari representant nk'uko Izayire bameze, yarayoboye 9/3 yigeze yahagarika abavuga butumwa mu rwego rw'igihugu, aradutumira twese avuga butumwa w'ubushake. Nari umusore mutoya w'umwana, adushyira mu gakinjiro, aravuga tumva mbabwire mu rusengero, nta muvuga butumwa n'umwe wemerewe kuvuga ubutumwa muri iki gihugu ntaratanga uburenganzira. Ibyo muzira ngibi, icyambere sinshaka abantu bagenda batanga ubuhamya butari ubwabo. Umuntu akaza akavuga ubuhamya ngo naciye mu rufunzo, wenda nk'uyi jenoside twaciyemo, ngo naciye mu rufunzo, ngo Imana irandinda, Imana irandokora. Waba ari imyaka yo ugasanga imyaka atanzemo ubuhamya ni imyaka 20, kandi urufunzo bararunyuzemo mu myaka 29 ishize. Icyo kintu uri kucyumva neza, ariko abasama ubuhamya bakabusamira hejuru ngo uriya muntu yarababaye, ariko wakurikirana imyaka yo ugasanga ibyo bintu nta n'ibyo azi, ahubwo yabyumvise mu mateka akabyishyiramo kugira ngo abikirangirire, agashaka kugira ngo ahitinge bya bindi by'iki gihe. Rero icyo gihe umuvugizi yaraje ati nimuze, nta muvuga butumwa n'umwe nshaka. Impamvu ntabashaka ni iyi, nuko muri kugenda musabiriza, nuko muri kugenda mwitwaje ibyo ngibyo, mukitwaza kugenda ngo muravuga ubutumwa, mwarangiza mukagenda musabiriza. Icyo kintu ntabwo ngishaka. Nuko yavuze icyo kintu singishaka. Aravuga ati ntabwo ngishaka. Murajya gutanga ubutumwa mugasaba, murajya guhanura mukavayo musaba. Nta mukozi w'Imana ugenda asabiriza. Ibyo simbishaka. Yego. Urumva ikintu yarwanyaga. None yibazo uwo muntu wahishuriwe ibyo bintu, bikaba ngombwa ko bavuga butumwa batura, bakavuga bati kuko byarabaye. Umuvugizi yabaga bibwiwe n'iki? Yari umunyamasengesho. Ikintu yashyiraga imbere ni ugusenga, akadushyiraho akaduhonda, tukihana, twamara kwihana hagacaho ukwezi, hagacaho kwa kabiri, tukagaruka tugasaba imbabazi, tugasaba ibipapuro bya rekomandasiyo byo kujya kuvuga ubutumwa, bakabitwima. Kugeza ubwo umuvugizi azatanga itangazo mu rwego rw'igihugu akavuga ati aba bavuga butumwa nimubasubize mu murimo, bamaze kwihana, batangiye kubohoka, batangiye gukizwa. Umuvuga butumwa arajya gusengera umuntu akava yakora amabere y'umuntu. Ni gute umuntu ajya gusengera umuntu akava yakora ku amabere, ahubwo akamusigirira ry'umubiri? Nuko Nsanzurwimo yarameze, yaraduhanaga muri iyo nzira. Nubwo hari abatamwemera, ariko jye nemera ibihe bye by'umwuka twabanyemo. Yari umuntu uzi kuba amaso, umuhanuzi yahanura ku igaburo, agategeka umudiyakoni ati genda ufate uriya muntu arimo arahanura ibinyoma. Ariko mu by'ukuri akaza gusobanura impamvu uwo muhanuzi yahagaritswe, bakamutegeka ko aza kugaruka agasaba imbabazi. Ntabwo ari ibingibi umuhanuzi hanura bagahita bacubya yuzuye imbaraga z'Imana. ADEPR rero yakoze ikosa ryo kutaba amaso, irinjirirwa, kandi yarinjiriwe ibimazemo igihe. Intege nkeya zimazemo igihe, kandi abayobozi bacu ntibashaka kuba amaso ngo Imana ibafashe. Mperutse kumva umupasitoro kuri Komera TV aravuga ngo abantu benshi ngo bari kugendera mu iyerekwa ry'ubuswa, ngo bavuga ngo Imana yakojeje isoni abanyabwenge ngo kugira ngo izamure abaswa. Ngo none abantu babihagazeho. Komera TV afite ubuhamya bukomeye bw'abapasitoro, mujye mumwegera, mujye mumwegera. Uriya mugabo afite amabanga menshi, sinzi uburyo akoramo. Afite amabanga menshi akomeye y'abapasitoro baza bakamubwira ibyabo. Umupasitoro yavuze ati yewe ndabona abantu kubw'ubujiji, bishatse kugaragaza ngo yaravuze ngo yanga abatinganyi, ngo nawe ntabemera, ngo ariko kubujiji urwego barimo kubifatamo ngo ni urwego rw'ubujiji. Niko jye nabyumvise, ariko sibyo. Ntabwo barimo kubabazwa na kiriya kintu ari ubujiji. Oya, none se niba umuntu aje agafata umukozi, urugero niba badashaka kubona ikimenyetso cy'uko ari Satani, umuntu aje agafata nk'umukobwa akamusomera ariya mu rusengero, batakingira mu munsi, batanaziranye, ntabwo yaba ageze ku ntego yo kwerekana ko muri urwo rusengero basomaniramo? None se ni gute se umuntu avuga ngo ibyo bintu ni ubujiji, ngo abakristo babitwaye uko bitari, ngo abakristo babifashe mu nzira itariyo? Nanjye ndabihamya ko byaba byarabatunguye 100% siremeza ko abayobozi bacu baba bari bazi ko abatinganyi bari muri bare abantu. Ariko kandi nta n'ikintu na kimwe cyabashinjura ngo umuntu avuge ko bari abantu batari baziranye, kuko icyambere utumira abantu bazi.
icya kabiri utumira abantu uzi ibihe byiza bagira, yego, kuko iyo uzi ko abantu bagira ibihe byiza urabatumira. yego, mu itorero ryawe ntiwatumira umuvugabutumwa utari bugira icyo afasha iteraniro ryawe. ntabwo watumira umuhanuzi utazi ko ari umuhanuzi w'Imana. niyo mpamvu abayobozi bacu bagombye kubera amaso ibyo bakora, kuko uriya munsi bararangaye, bakagombye kuba baratumiye bariya abantu babazi neza. icya kabiri, no mu kubatumira bagombye kugira abakumirizi, abanyamasengesho bahora hafi aho bacukumbura ibyo bintu. nk'uko twavuze ku mukozi w'Imana bwa mbere watubanjirije muri ADPR, twasanzemo twebwe dukizwa, yadufataga miri, wazana amadefo menshi atandukanye akagufata miri. Nge ndibuka umunsi umwe yigeze atumira abapasitoro, hari umupasitoro w'inshuti yanjye yaramamagaye ati batubujije gutaha. yatahaga i Muhanga, yakoraga i Muhanga, ayobora i Muhanga, bamwitaga Nyandwi Enoki. arambwira ati unsange mu mujyi, ubutumwa wari umuhaye simbujyanye, bambujije kubujyana. kubera iki? ati pasitoro umuvugizi wacu atubujije gutaha. kubera iki? turagenda twirerera, mbya ati yadufunze kaci. kubera iki? yararondoraga akabona ibyaha mu batambyi, akabona ibyaha mu bashumba, akabona ibitagenda neza, akabwira ati wa pasitoro mwaje mu mahugurwa y'umunsi umwe n'amasengesho y'umunsi umwe, bafunge babatekere murye munywe, turamara hano iminsi 3 mwejejwe mutahe mukiranutse. sinzi nibiza yarimo kubikora ibyo bintu ngo yataka abakozi b'Imana bahugure. sinzi niba nabo bamufasha bakamuhugura, cyangwa sinzi niba bamutinya, ariko nukuri ari kurangara. Ngewe ntabwo nigeze ntungurwa nuko umutinganyi azamuye idarapo, kuko giye buryo umunsi namenye ko umuyobozi wacu yarangaye ni umunsi mubona yateraniye muri Gatolike, agoswe n'abapadiri n'abasenyeri, bamugose byibura atari no kubabwiriza ijambo ry'umwuka. ari wende Isaias? yego, yarambabaje. yajyanye na korali yo muri kaminuza y'Erika, Giovannis na Giovannis. naratunguye urya munsi nibwo nabonye umuyobozi wacu ari kurangara, kandi arimo arakina n'umurimo ukomeye. uyu ni umurimo ukomeye, niyirinde. ngiye hari amadini menshi yashatse kundokirita kuba umupasiteri, amadini menshi yagiye ankurikirana ashaka ko naba umupasiteri, bakamamagara batoya nta cyaha kitabarirwa. ntigende umva ndi umunyantege nke ntabwo nabikora, ngwino nta cyaha kitababarirwa. ariko ikintu nanze kujya gukora umurimo w'Imana ntera waraza, ntavuga ukuri nk'uko kundi mu mutima, nkajya kubeshya ngo ndayobora umukumbi. oya, umushumba wacu nabe maso. umunsi igihe namubonaga muri Kiliziya Gatolika, nibwo navuze nti sha akawe karashobotse, tangira urwana intambara yo gukiranuka muri ADPR. ibimenyetso byose by'iminsi y'imperuka bikomeye biraje bigusohore. yarizaye ntabwo birasohora, hari n'ibindi bizaza, kuko urugamba rwana nawe rurwana nk'umuntu udashaka kureba umwuka we icyo atekereza kuri we. Pawulo niwe wavuze atumva ntimukifatanye n'abo mudahuje kwizera, mudasangiye kwizera. atari ko abo mu b'isi bo birashoboka ko mwabana nabo mukabaganiriza kugira ngo mubashe guhindura imyizerere yabo n'imitima yabo. atari ko abitwa bene so mudahuje kwizera, ntimukifatanye nabo. ariko ukabona umuntu arateranye, haragiye gihe buriya cyari kintu sinanakivuzeho, ariko iki ngiki cy'idarapo kiranyereka ibintu byinshi bihishwe inyuma mu rugamba ruri imbere. umupasitoro wacu aracyarwana urugamba, umushumba wacu wa ADPR. jewe nigeze numva avuga ngo abahanuzi bavuga ibintu nka biriya ntabwo abemera. nari maze iminsi mvuze ubutumwa bukomeye ahantu ku kinyamakuru bita Umurabyo, aravuga ngo abahanuzi bari bamubajije, ngira ngo bamubazaga bati abahanuzi benshi, abanyamakuru bamubaza ati ko bava muri ADPR byabaterwa n'iki? aravuga ati abo bantu ntabwo ari abacu. nibyo koko iryo jambo nararyumvise, ariko nubwo avuga ngo ntabwo turabe turi abahanuzi b'Imana. Imana yaraduhamagaye kandi izahamagara n'abandi, kandi iracyahamagara. icyo rero nakimenye kuva yarakumiriye abakumirizi, agenda akumira abahanuzi b'abanyamwuka. niba rero arimo gukumira abanyamwuka, nakenyera rwane n'ibigeragezo kuko babikumiraga bavuye ku rugamba. Izayi yaba ashaka kubazanira ibyiza, wenda akazana abo banyamahanga bagatera inkunga nta mafaranga dukeneye. niyo ngiye kuvuga ubutumwa hano baravuga ngo icyo ushaka ni views. ntabwo dukeneye views z'abantu batemera Imana, ntidukeneye views zidashaka gukizwa, ntabwo dukeneye views zidashaka kubaha Uwiteka. niba ukoze kuri iyo views ugakanda sabone, uyikanze nk'umuntu ukunda ikiganiro tuguhaye, ukunda Imana,
tugukundisha, uyoboke Kristo tugukundisha, wizera amaraso ya Yesu tukumenyesha. Ariko ibyo turiho si views, turi abatekinisiye tubaho. Buri muntu wese kandi niyo atabawe yatungwa n'umuntu bw'Imana no gukora kwayo akabaho nk'uko Imana yabigambiriye. Ariko ntabwo giye wivuga butumwa giye nagiyemo ndishakamo amafaranga, kuko iyo ndishakamo amafaranga mba ndi umupastor wenda nko muri Victoria Church, mba ndi umupastor wenda ADEPR tuyibare kwitari kubima, kuko ADEPR burya n'umuhanuzi azira, umuhanuzi burya waziri wabo guhanura wabo biragora. Uri kubyumva? Bura ntago ngo bemera abahanuzi. Barabemera, ariko mu rwego ubu tugezemo ubona ko bigoye, ntabwo bashaka kubakomeretsa. Kandi umwuka w'Imana yashotse ashoka avuga ngo iki singishaka. None se Bibiri twereka ko hari igihe Abisirayeli ngo bamaze badafite Imana. Mu gihe cy'umuhanuzi Ezekiel, Abisirayeli bamara imyaka 600 nta Mana iri muri bo, kandi abatambyi bari mu rusengero, abaterana ntago amateraniro yo kujya mu nzu y'Imana bigeze bayareka. Ariko icyo gihe nta Mana yari muri bo, yari yarimutse, yarimuwe n'ibyaha, yarimuwe n'ibigirwamana byabo. Si igitangaza reka ko bazaterana. Hari umuntu wavuze ngo reka ngo nk'ubwo ADEPR ngo mutangiye kwimiraho amasinde umuvuga ko yabidakizwa. Ni igikise mu ijuru ntabwo ADEPR izajyayo, mu ijuru ntihazajyayo mu ADEPR, mu ijuru ntabwo hazajyayo mu Protestant, mu ijuru ntihazajyayo mu Adventiste, hazajyayo umuntu wakijijwe neza, ntabwo hazajyayo mu Katolike. Mu ijuru nta musina muzajyayo, mu ijuru nta muhinde nta n'umuhindo, bimwe gitwaza yirwa babeshya. Mu ijuru hazajyayo umuntu wakiranutse agakorera Imana bikunza bikwiye ku mutima yihana icyaha. Si igitangaza rero ko twamara igihe kirekire turirimba dusenga ariko nta mavuta nta Mana iri muri twe. None se niba duhishurwa n'Imana, ni gute abapagani bazaza bakazamura idarapo, bakazamura inkota y'ikibi mu rusengero rw'Imana tutarimo kureba ngo tumenye ibyo bintu bituruka? Wasanga ADEPR yaremeye, niba yarabyemeye ntikwepe, nivugisha ukuri ibyemeze. Je ndibuka umuhanuzi umwe w'umusilamu, ngira ngo baze kumureba bajye mu butumwa bwaciye ku kinyamakuru bita Yaron TV. Umuhanuzi umwe w'umunyagisenyi yari umusilamu ukomeye, aza guhinduka, Imana iramuhindura imuzana muri ADEPR. Imugije muri ADEPR mu gihe yarataragiramo neza, Yesu araza aramusanga aramwereka ubwo butumwa yarabutanze. Nibwo yahanura avuga ati ADEPR Imana yenyeretsemo ibintu bikomeye, ati ibi bintu bigiye kuza. Havugamo n'ukuntu abatinganye bazaza, avugamo umugabo ugena yamutinye, avugamo n'ukuntu ibintu byo gusubira inyuma bigiye kuza cyane muri ADEPR. Avuga ukuntu ubuyobozi bwa ADEPR burimo guteshuka ku nshingano. Ariko mu by'ukuri nta kindi buzira, burazira kutagira abakumirizi. Yabwo ari bufite abakumirizi bakumira bahishurirwa, bukemera bamwe bahishurirwa niho bakure. Ariko tugisenga, tugikunda Imana, tugikunda kuvuga amagambo y'Imana, iyo batwemerera twakagiye tubereka ibyo bagiye bagwamo, kuko ni byatangiye kera. Je ndibuka mfite igipapuro gitondetseho, nuza kubishobora nuca kugifotore uze kureba. Gifate uri kubyumva? Jewe ubwanjye iki gipapuro ureba nagitondetse ibintu biri mu makayi yanjye menshi ashaje. Mfite igitabo cy'ubuhanuzi, uzabishaka zaze wakitweretse hano, kitwereka hano tubanze tukirebe. Iki ngiki sa nkuzamu. aha ari ubutumwa bukomeye. Ubwo bwose buretse mbikwereke neza abantu basome. Oya nushaka ntuhirwa unasoma cyane kuko ntago wabisoma, nagiye nandika mu magambo magufiya, ariko uzabishaka zaza mbimuhe. Urabibona ibi? Izi ni ingingo zigera muri 5. Okay, uyereka nkomeze. Izi ni ingingo zigera muri 5, ni ubutumwa bugera kuri 5 nahishuriwe kuri ADEPR. 9 naririraga umurimo w'Imana. Ibyo byabaye 9. Ibyo mbonye ibi ingingo ya mbere ndayivugaho, ndaje nyivugeho. Mvuge giye ibyo nayibonye icyo gihe, ntabwo nyirwanya, ndayikunda. Ngiye ubwanjye nabonye ibaruwa 9 impagarika muri ADEPR, ariko sinigeze nyivamo, naranambye nyigumamo. Iki gihe hari mu mwaka w'1993 Ntaganda Marcel giye ubwanjye ureba, nari umusore icyo gihe w'imyaka 23. Yego,
ariko nkasenga Imana nkakunda kubabazwa cyane n'itorero rya ADEPR. Icyo gihe nakundaga kubabazwa n'umurimo w'Imana, nari umuririmbyi, nari maze umwaka hafi n'igice ndi muri korali ya Muhima nk'umuntu wayihanze nk'umufondateri wayo. Nari tuyifondira korali ya Muhima, twayifunze turi abantu batatu ku itariki ya 9 z'ukwa kabiri 92 nibwo twasohoye indirimbo ya mbere turayiririmba mu cyumba cyabaga ku Muhima turi mu ivuga butumwa hari ahantu bita mu Njamena. Mu by'ukuri rero icyo gihe nakundaga gusengera umurimo cyane, nkasengera abakozi b'Imana bari gusubira inyuma. Icyo gihe rero nibwo nagiye kubona mbona itorero ry'Imana ririmo rirasubira inyuma, nibwo nahishuriwe iyerekwa. Njya mu iyerekwa hari ku itariki ngira ngo mu mwaka 1993 mu kwezi kwa 12 nibwo nagiye kubona mbona ADEPR turasengera ku Muhima mu rusengero. Twagiraga inzu yari imeze yabagamo bare kera, dusengera muri sale yari irimo indani, hagati harimo ikirongozi kirimo cy'urugo, cyari ikintu kinini cyane nacyo cyagutse, yari imbuga ngari ariko isakaye dusengeramo. Ngiye kubona mbona ndaje nkinjira nsanga umuyobozi wari uyoboye ngo ari umuvugizi waje gukoresha iteraniro uwo munsi, ariko mpageze nsanga ntago ari iteraniro ryabaye, ni umwuka wanzanye ndareba. Ngiye kubona mbona mu iteraniro aho kugira ngo abakristo baririmbe barasinziriye mu ntebe baryamye, abandi barembye ku ruhimba, abayobozi barimo barwana. Niyorwa ibyo ari byo, ndegera mpageze mbona umuyobozi uyobora ni hayoboraga icyo gihe Nsanzu Rwima, ariko se wari waje. Icyo gihe natunguwe no kubona umurepresentant uriho ari Sibomana Jean. Uwo nguwo yaje kuyobora nyuma muri 1995 ngira ngo nibwo yagiye harayobora, asimburwa n'uwitwa Samuel usabwa Imana. Nyuma Samuel aza gusimburwa n'uwitwa Tom, ngira ngo niwe wamusimbuye. Tom asimburwa n'uwitwa ni Rurangirwa, ngira ngo ni Rurangirwa niba atari Karuranga, ndumva numwe muri abo nkunda kuragirwa iryo zina ryabo kuko bikunda guhura, ari bo basimbuwe n'Uyizayi. Ariko icyo gihe ku ngoma nabonaga nabonye yerekwa rya ADEPR isubiranamo, harimo umugabo bita Nsanzu Rwima Joseph niwe yoboraga ADEPR icyo gihe. Ariko ku munsi w'iyerekwa mbona iryo yerekwa nasanze ADEPR iyobowe n'uwitwa Sibomana Jean. Ngiye kubona mbona imivurungano iravutse, haza abantu benshi baturutse hanze b'abapasitoro, basa n'ibisanira, ubona ari abantu basa n'abapasitoro biyambitse igipasitoro ariko ari abapagani, baza bashaka kwinjira. Noneho Sibomana aratubwira toya musubire hanze, mwebwe mukorere inama hanze, twebwe inama turayikorera hano, ntabwo ari iteraniro turimo, ni ugukora inama kuko barashaka kuduhirika ku ntebe. Ibyo ngibyo byarabaye. Njya gushaka umuyobozi w'umudugudu wayoboraga, kuko ntabwo byemererwaga ko utanga ubutumwa utabanje guca ku muyobozi w'umudugudu. Nibyo nakubwiye ngo ADEPR ya kera yabaga amaso cyane, ikagira ubukumirizi ku buryo nubwo yabaga ikuzi ntabwo yibwiraga ngo uzanye ubutumwa itabanje kubugenzura. Umuyobozi arambwira ati itonde tubanze tubisengere. Yego, ariko icyo gihe sinatinze, yampaye umwanya ndabiganira, nerekana uko umurimo wari umeze ku Muhima. Icyo gihe ntabwo navuze byinshi, gusa navuze iyerekwa nahuye naryo, musaba ko azabyivugira byibura niba atemeye ko tubikwiza mu rwego rw'igihugu. Aravuga ati tuzabimenyesha umuvugizi w'itorero. Urumva rero namuhaye nk'ubutumwa, niba atarabutanze ngo bugeze ku muyobozi nibimureba. Ariko ADEPR yinjijwe icyo gihe n'imivurungano byarabaye. Icyo gihe byaje gukomera 95 mu kwezi kwa mbere, ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri, nongera kubona ADEPR yo mu Gakiriro hariya mu Gakinjiro mu mujyi, ADEPR Nyarugenge. Mbona fondasiyo y'urusengero rwa ADEPR rwose y'amabuye irimo irapfumuka iyenga, nk'uko ujya ubona ikiraro cy'inka amaganga y'inkiyo yamanutse akajya asesera muri fondasiyo. Fondasiyo yarabaye umuhondo uvanze n'umweru kubera amaganga. None ngiye kubona mbona urusengero rugenda rumanuka, numvijwe rimbwira ngo itegereze urebe, abantu banjye barashize, kandi ikibamaze nuko ubwoko bwanjye buyobowe n'abantu barangaye. Ngiye kubona mbona urusengero rurahanutse ruraguye. Uwambwiraga ngambye ati buriya se ntibabibona ko rugiye kubagwira. Ngiye kubona mbona urusengero rumanutse rwikubise hejuru yabo, bamwe basohoka biruka, abandi basohoka biruka, abandi basohoka bagwamo, abandi barakomereka, abandi barapfa. Abo bose nabaguye muri icyo kibazo. Iryo ryari yerekwa. Nibuka yerekwa rya mbere ryabayeho ryo kuvurungana, iryo ndarizi. Abayobozi bamwe barwanira ubuyobozi, nabibonye 93. Mwarimu Murundi Nosa niwe hayoboraga, yari umurundi. Ndamubwira nabonye ikintu gikomeye, nimube maso, ubuyobozi bugiye kugwa, ubuyobozi bugiye gusubiranamo, itorero rigiye kuvurungana.
ibyo ndabibabwira, abo twarimbanaga ndabibabwira, witwa Munyengabe François, ngiye rwose njya nsaba umugabo bita Munyengabe François wari perezida wa korali ya Muhima, niba hari nari mu Rwanda naramubuze, azaze uzamumbonera wese w'umunyarwanda, azamubwire ko mushaka, Ntaganda Marcel aramushaka, azaze tuganire, twongere dusubire ku rufatiro, dusengere umurimo, kuko ndabona igihe kigoye gisaba abakumirizi neza babigize umwuga, ntabwo ADPR ishaka gusengerwa n'abantu bajagaraye. Icyo gihe ubahereza ubwo butumwa ntago mwicaye ngo musenge? Icyo gihe twarabivuze, 95 nubwo nongeye kubona ibyo ngibyo, maze kubibona ndongera njya gushaka uwari uhari we ntigeze anyakira, kuko icyo gihe ntiyanyemeraga. Hari umukozi w'Imana umwe utaranyakiriye, ntigeze anabyemera, arambwira ati ntabwo ADPR yavurungana ngo bigezeho fondasiyo igwa. Ndababwira ni impamvu paruwasi ya Nyarugenge mutarimo kubyemera, nuko ari urusengero rukomeye ariko rugiye kuriduka, urusengero rugiye kurimbuka, ntabwo ari urusengero ruriduka kundi, nuko itorero rigiye gusubira inyuma, rigiye kugwa, abakristo benshi bagakomereka, abanyamasengesho benshi bakangirika, abandi bagapfiramo, abandi bakagwa. Nta kindi byasobanuraga no kugwa no gusubira inyuma, kubera ko urusengero rwaridutsuhereye muri fondasiyo nta yindi base, icyo bita fondasiyo de base kwari ubuyobozi burimo gusubira inyuma. Mbona rurarimbutse, nibwo hashize iminsi mikeya mu kwezi kwa gatanu turi kwigaburo, ngiye kubona mbona baravurunganye, nibwo twagiye kubona tubona aribwo witwa Munonoka yahagurutse aravuga ngo igihe kirageze, aravuga mu iteraniro ngo banyarwandakazi, nari mpari kwigaburo ryera ADPR Gakinjiro hariya Nyarugenge, aravuga ngo abanyarwanda mwisha abandi bica abandi, twabahaye umuti ku neza murawanga, mugiye kunywa ku nabi. Imana yadutumye kubika no kubura, gusenya no kubaka. Nubwo imivurungano ya ADPR yatangiye, ngiyo ukwezi imivurungano ya ADPR yatangiye, twari kwigaburo ryera muri 95. Nibwo ADPR yatangiye gucikamo ibice, nibwo za restoration zatangiye kuvuka, nibwo za Zen Temple zatangiye kuvuka, nibwo za Eglise Vivante zitangiye kugenda zaduka, nibwo ibibazo byavutse, nibwo amatorero atandukanye yatangiye kuvuka menshi, ADPR imaze kuvurungana. Bitewe n'iki rero? Byari bitewe nuko abayobozi batangiye kuvurungana basubiranamo. Ibyo byasubiranyemo 95 nubwo byasohoye mbireba nari ndi mu Gakiriro, mu Gakinjiro hariya Nyarugenge, muri paruwasi ya Nyarugenge, kuko nabaga mu mudugudu wa Muhima, ndi dirija wa korali. Ibyo mbirebesha amaso, abakristo bamwe bavuga ati tuzongera gusengera aha, abandi bati tuzahasengera, abandi barasohoka bajya Igihogwe, abandi basigara mu Gakinjiro, abandi basigara ku Muhima. Amatorero ya ADPR yose ahari arajagarara. Bitewe n'iki? Ntabwo babaye maso mu gihe cyo gukumira kuvurungana kwabo. Byarakomeje ibyo sinabitindaho, basa nabiyunze barongera barasubirana. Mu kwezi kwa 7 98 nubakishaga amazu ya Banque Nationale muri entreprise bita Pyramide, ndi ku Kimihurura niho nakoreraga. Mu ijoro rimwe buri buke njya mu kazi, ngiye kumva numvijwi rirambwiye ngo ubwoko bwanjye burarimbutse, kandi Marcel ikimbabaje nuko burimbuwe n'abiyita abakozi banjye. Ubwoko bwanjye burarimbutse, abisubiramo, ariko ikimbabaje nuko burimbuwe n'abiyita abakozi banjye. Maze kubyumva ndatuza ndaceceka, narabyihoreye sinabyitaho. Buracya mu gitondo ndakaraba njya ku kazi. Ndi mu kazi, ngeze mu kazi hariya Kimihurura ndakora, ngeze saa 4 hari ku munsi wa kabiri, saa 4 z'amanywa muri uko kwezi kwa 7, numva ryajwi riragarutse ngo Ntaganda Marcel, nongere ngusubiriremo, haguruka nonaha ujye mu Ruvumera, hari iteraniro, hari saa 4, kandi iteraniro ryaho ryatangiraga mu gitondo rigasoza saa 11. Arambwira ngo ryajwi ndongera ryumva rirambwira ngo haguruka ugende ujye mu Ruvumera, ubabwire ngo nta numukatiye, mu iteraniro uvuge mu ruhame ngo ubwoko bwanjye burarimbutse, kandi ubabwire ngo ikimbabaje nuko burimbuwe n'abiyita abakozi banjye. Byumvikana rero munyamakuru, abakozi b'Imana bararangaye, bamaze igihe kinini barangaye. Naragiye ndabivuga, bivuga mu Ruvumera mu ruhame, hari abapasitoro benshi bagera muri 7 bahari. Ngira ngo hari umupasitoro umwe wahagurutse uwo munsi, aranahaguruka aratura, aravuga ngo Imana imbabarire, nanjye narakosheje muri ibi bihe, yemera icyaha. Asaba n'imbabazi abakristo muri paruwase ye baturukaga mu indi paruwasi itari iyo ngiyo kwahuriraga abantu benshi. Cyari igiterane cyo ku mugabo witwaga Pasteur Constantin, niwe hayoboraga icyo gihe. Ibyo rero byaje kuvuka
muri iyo minsi nayo bahise bamuhagarika, aribwo yagiye guhita atangira gushinga itorero bita Goshen Holy Church riri Muhanga mu mujyi. Yego nuko byagenze. Ibyo ntago njya bikurikirana, nuko nyine nihanganire mu murimo arimo awukore, nawe unanirwa nawe kandi azabibazwa. Ibyo byarabaye, icyo ni icyo gihe. Noneho biratinda kuva 98 uwo munsi nyava namaze icyumweru kimwe mbona ibaruwa. Iyo baruwa nta kindi yavugaga, yaravugaga ngo Marcel arwanya ubuyobozi bwa ADEPR. Nta mpamvu yo kujya imbere y'ubuyobozi ngo abusebye imbere y'abakristo ngo atangire kubwihanisha. Baraguca wowe. Iyo baruwa narayibonye. Iyo baruwa narayibonye jewe. Ndayifite, ndanayizi. Nubwo wenda ntibukanterereye ariko ngiye mu gucukumbura uko mbika ibintu byinshi. Iyo baruwa narayandikiwe. Yari turutse mu rurembo rwa Kigali y'umujyi. Iza ikurikiye indi nanone yigeze kumba 95. Mu gihe twabaga tuvuga ubutumwa turwanya icyaha, mu byo turwanyije bakatubwira bati ntibishoboka. Ibyo tuvuze bati ntibishoboka, ariko iyo baruwa narayibonye. Ubwo nibwo natangiye kwiheza mu murimo wose wa ADEPR. Nibwo nafunze ivuga butumwa. Twari tumaze iminsi tuvuye mu ivuga butumwa ahantu za Gikonko. Twari tumaze iminsi tuvuye mu ivuga butumwa ahantu za Nyanza za Cyaratsi, ngira ngo nani Nyanza hirya Nyanza hariya ku Gasoro. Twari tumaze iminsi turi mu ivuga butumwa riryoshye rimeze neza, ariko nkaturuka Muhanga nkaza nkajyana na korali. Aho rero niho nahungabaniye, ndanabanza ndacogora njye mu ntege nke ndivumbura, ariko bukiye mukozi w'Imana araza aransanga ati tugende tuye gusaba imbabazi. Wemera icyaha, wemera uca bugufi, dore nawe wagiye mu ntege nke. Ndabyemera, ndazamuka nza kumuhima, negera umupasitoro bitaga Antoine. Niwe wayoboraga kumuhima, musaba imbabazi, aranyemerera, anyohereza mu Gakinjiro. Ngiyeyo wari uri yarambye ati ntibishoboka. Ikiro ni cyerekana ngo umurimo w'Imana wacu, umurimo twakoze twahamagariwe, twawukoze nabi, turahangara, turinjirirwa. Aho ni mu mwaka wa 98 nibwo Imana yambwiye ngo genda uvugire mu iteraniro ryo mu Ruvumera, ubabwire ngo ubwoko bwanjye burarimbutse kandi burimbuwe n'abiyita abakozi banjye. Yego. Birambabaje, ubabwire ko ntazababarira, ubabwire ko ntazababarira numwe, kuko nige mugaba w'ingabo, nige mwami w'abami, nige wimika kandi ngakuraho, nige uvana ku cyavu nkicanya n'ibikomangoma, nige utanga inkuni y'ubushumba, abayihaye bose nzabasezerera kandi bose nta ngororano bari gukorera munsi ya zero. Yego. Abashumba bakwiye kuba maso bagasengera umurimo kugira ngo aya maherekwa tubaha bayabere maso, bavuga bati ibyo tubwirwa n'abantu. Kandi ikintu kibabaje gitangaje ADEPR niyo yadutoje gusengera ibi bintu, niyo yadutoje guhishurirwa. Itumurikira ko umuntu usenze neza ahishurirwa, itumurikira ko umukristo agomba kugira amarinete y'umwuka, akagira jimeri z'umwuka, akagira kwerekwa. Aduhishurira muri Yoweri, aho Yoweri umuhanuzi Yoweri yavuze ngo icyo gihe abasaza mu minsi y'imperuka bazarota, abahungu banyu bazerekwa. Ni ukuvuga ngo igihe turimo ni igihe cy'umwuka ngo bari gukora gusa, kubera ko iminsi y'imperuka hatabayemo kwerekwa ntabwo bishoboka, ntabwo tuzabasha guhangana n'imyuka mibi irimo kwataka itorero. Yego. Birakomeza rero ntabwo byatinze, niberiyo numva ngiye mu ntege nke, numva ndazinutswe, numva ADEPR ndayanze, numva ADEPR sinshaka kongera no kuyikunda, ariko nkumva nta rindi dini najyamo. Najya gusengera ahandi nkumva n'abapagani, mwongera nkagaruka. Nagira mu rusengero rwa ADEPR batangira iteraniro, amarira agashoka. Narariraga nkarira mu iteraniro induru zikavuga. N'umutima wanjye n'amarira agashoka kagwa, kuko numvaga nkunze itorero, ariko nkumva nta hantu nzabasha kurihangamurira ngo nkorane naryo. Bigezeho ndarirambirwa, numva nifashe nk'umuntu urivuyemo, nifata nk'umunyamahanga. Ariko igihe cyarageze 2016 ndahantu hariya Igabiro, umuhanuzi ampamagara ari Ndera, ntamuzi nawe atanzi ngo yabonye nimero mu buryo bw'umwuka. Arampamagara arambwira ati Marcel Ntaganda, ahuri ndakureba, va mu byurimo, garukira Imana, va mu byurimo, ngwino wegera Imana, ngwino va muri uko gusubira inyuma. Wahuye n'ibikurwanya, wahuye n'ibigucogoza mu rugendo, wahuye n'ibikuvurunga mu byondo, ariko uzamuka ngwino, niho nakurindiye. Ndi Uwiteka Imana yawe, ndashaka kugukoresha, ndashaka kugendana nawe, ndashaka gukorana nawe, ndashaka kugutuma ibikomeye. Ibyo ndabifite rwose, nzabikwereka aho byanditse, ni itariki nabyandikiyemo mu gitabo. Nari ndi Kabarore ndyamye nkorera Igabiro.
igabiro muri centrale y'amashanyarazi hari turimo kuyubaka igabiro neza hari igabiro ku kigo hari 2016 umuhanuzi arampamagara ati garuka va muri ibyo ngibyo va mu byurimo wagize ingorane nyinshi zagusubije inyuma wagize ibigeragezo byinshi bigusubiza inyuma wagize ibiguca intege mu rugendo ariko wicika intege haguruka Uwiteka aragushaka arashaka ku mwaka utaha igihe nk'iki azaba arimo gutuma ibikomeye ugomba kugeza ku banyarwanda kuko afite ubutumwa agiye kuguha afite misiyo agiye kuguha ugomba gukorera Imana byanze bikuze haguruka nibwo nahise mpaguruka ndapfukama ati pfukama aturira Imana ndayaturira Imana itangira kumpa amayerekwa itangira kunzamura 2023 hari muri covid muri guma mu rugo ya nyuma yego nibwo Imana yansanze ku itariki 23 guma mu rugo yatangiye uwo munsi hari kwa gatandatu nimugoroba ngira ngo z'ukwa gatandatu 2021 nibwo Uwiteka Imana yansanze arambwira ngo genda ubwire ubwoko bwanjye bube maso ubwira abanyarwanda ubwira abashumba ubwira abungeri batarimo kwita ku ntama ubwo butumwa narabutambukije kuri Comrade TV mu minsi ishize irambwira ngo genda ubabwire ko ngiye kumanuka ngakuraho icyitwa icyo aricyo cyose biringiye kugira ngo bakorwe n'isoni niba ari umwanya bariho ngiye kuza ngo bakureho bakorwe n'isoni rwose higira umuntu urwana intambara yo kugira umupasiteri ahirika higira umuntu urwana intambara yo kugira umushumba kuraho niba umureke Imana iraje bikurireho niba badakirijwe neza bashumba ni mube maso irabinyereka ngibi impamagambo yo muri Ezekiyeli 34 ubwo butumwa narabutambukije twarabubonye rwose icyo kintu nta kindi yambwiraga yarambwiye ngo ikimbabaje nuko abungeri nuko abashumba bahagurukiye kwiyitaho batita ku ntama zanjye barita ku nda zabo ubwabo barita ku mirire yabo barita ku mazu yabo barita ku bucuruzi bwabo barita ku mazu yabo barita mu kuranguza imiceri barimo bararanguza amasukari barimo bararanguza amamodoka barimo bararanguza amahoteli baracuruza amahoteli ibyumba baracuruza ngo ntabwo bitaye ku ntama niyo mpamvu intama ziri kwinjirirwa n'ibirura ntibamenye ko ibirura byaje ahubwo ugasanga barajya kwisobanura ngo ntabwo twari tubizi ngo ntabwo ADPR isaka ngo ADPR ntigira polisi ya checking kuki mutagira polisi y'umwuka icekinga bayobozi ni mu maso twababwiye ibyo twagiye duhishurwa mwanga kuba maso none murimo murinjirirwa mugatangira kwisobanura imbere y'intama Uwiteka yarambwiye muri icyo gihe ku itariki 23 arambwira ngo ntabwo bishoboka ko nzihanganira abungeri barya intama birirwa bazirya birirwa bita kuzibyibushye bakaba arizo barera kugira ngo babashe kurya ibinure byazo babashe kurya amafaranga babaha babashe kurya ubuzima bwazo ibyo bintu byose ntabwo Uwiteka azabyihanganira niyo mpamvu umushumba wacu asabwa kuba maso umushumba wa ADPR nubwo wenda agiye nshobora kuba ntarimo bo yemera kuko abahanuzi nk'aba nigeze kumwumva avuga iryo jambo ngo abahanuzi bahanura ibyo ngo ntabwo ari abitorero rya ADPR nibyo koko ariko niyo mpamvu nawe azajya akorwa n'isoni ajya kwisobanura abadayimoni bamwinjiranye kubera iki ntabwo yigeze yemera ko abakumirizi baguma ku izamu haburiya iyo haba abakumirizi bari mu mwuka ntabwo ryari kwinjira yari kujya kurirambura ngira ngo waritegereje neza ku mabafure hari ahantu hari agatambaro baba warangije azana irya zunguza ariko kariya yegetse hariya umuhanuzi w'umwuka yaba ari muri reteraniro yagombaga gusimbuka akavana byagaragaraga ko na ADPR bifite mu mupango yes je nibyo nkeka abayobozi baba bari baranga impamvu umupango nta wundi nubwo baba baratunguwe ntibigeze bagira yerekwa kuko nta mukumirizi uri mu iteraniro nuko byagenze kera kose twagiraga abakumirizi tukagira abanyamwuka baba maso ukumva umupagani yakinjira uhakubwira umugabo twagiraga ku muhima bitaga Rutembeza yigeze yica mu iteraniro umuntu yaje kubwiriza aturutse kure yarayasambanye none haraza umusore atangiye gusoma ijambo ry'Imana Rutembeza ati la yateye amagambo biravuga indimi ati have warakoze soni rw'inzu yashobuja we wiza kumbeshyera ubwoko urabubeshya hano waraye kubwiriza ibyo wakoze ntabyo uzi bivuge ahita mupfukamisha ahita avuga ati Imana imbabarire nagiye kubwiriza umukobwa nshiduka dusambanye none Imana imbabarire icyo kivuga iki icyo ni kikubwira ngo hari iteraniro ry'umwuka ririmo abakumirizi rero ni mwe kurangara abashumba bivuga ngo twarinjiriwe ngo ntitwari tubizi numvise umupastor kuri Komera TV avuga ngo rwose ngo nanjye ndabarwanya nibyo kuko arabarwanya nanjye simubujije nanjye ntago mbakigikiye ariko kugira ngo bamwinjirane byatewe n'iki iyo utari maso ushaka bari maso bakaba maso
toranya abanyamwuka b'abahanuzi baze bagota iteraniro kandi abo bahanuzi ujye uhora ubigisha nubona binjiwe n'umwuka mubi nabo ubahagarike niko bimeze kuko ntawe utavangirwa ngibyo rero turakomeza rero birakomeza ku itariki 18 z'ukwa 11 2023 nani z'ukwa itariki 11 z'ukwa 9 ejo bundi 2023 ndongera mpishurirwa ku itorero mbona urusengero runini muri mujyi wa Kigali kandi n'urwa ADEPR narabonye bibaye ngombwa ko nturika kuruvuga ariko sindi buvugaho ruri naragiye ngiye kubona mbona mu iteraniro ngiyemo ngo ngiye kwigisha mpageze ngo numva warambwiye kwigisha ati ntabwo ari byo naguhamagariye kwigisha kuko nta mwanya baguha zengurukamo winjire nyuri inyuma hari urebe ngeze mu byumba inyuma aho abayobozi bategurira inyigisho hamwe baganirira bategura umurimo bategura amasengesho yo kwinjira mu iteraniro bategura gahunda ngo baze ku ruhimbi ninjirira ku ruhimbi ngeze inyuma sanga toilette zaruzuye sanga toilette zirimo zirajoga ya myandira irazamukana n'amazi bigenda bimeneka kubera iki arambye ati kurikira urebe nibyo byamanutse ku ruhimbi imyanda yaturukaga indani ikagaruka ikagera ku ruhimbi iyo narayibonye dore hari ku itariki 11 z'ukwezi kwa 9 ku itariki 8 narabibonye z'ukwa 9 ku itariki 11 ndongera mbona iryo yerekwa ku itariki 11 z'ukwa 9 ndabibona bwa kabiri nta kindi bisobanura nuko abashumba bacu nibabe maso basenge kandi niyabeho kwezwa kubera iki niyo mpamvu nakubwiraga muri ubu buyobozi bukora icyo gihe ku buyobozi bwa Sibomana Jean barinjiriwe barabibona ariko ntibaba maso usabwe Imana Samuel baraje ararwana ariko bamwitaga bwere nawe baramwataka havaho haza Tom wazana gashya nawe araza arataka urugamba ruramunanira haza n'undi wamusimbuye ruramunanira Izayi nawe ateyeho nawe rurasa n'urumunaniye kuko ari kwinjirirwa buri kanya yabanje kwinjirirwa mu na Saint-Michel wari Kristo sinzi hari wo gusa namonye muri Kiliziya Gatolika mbona musenyeri ari inyuma ye ndavuga ariko uyu ni represent ukungirije wa mugabo we ndebye hirya mbona kurari irimo guhimbaza ni ADEPR ndebye hirya mbona musenyeri asomye ijambo mbona padiri asomye ijambo ndavuga se ko batamuhengwa abwirize kandi bamutumiye ntabwo bishoboka uriya munsi n'uwo kwinjirirwa turimo turinjirirwa uriya no munsi Izayi yinjiriwe neza oya uriya munsi ahubwo niho Satani yatangiriye kumukoza isoni wabaza umukirisitu biriya bintu ni ibiki agahita avuga ati nanjye nabibonye ariko ntacyo nakora uhagarikiye n'ingora avoma bashumba ni mube maso musengere bagenzi banyu kandi abumva mugihagaze mwirinde namwe mutagwa nta binda ziri umusaza uyoboye itorero nuko atarimo gushaka abakumirizi bamufasha aha bazamuye idarapo Izayi yarahari cyane yarahari kuko igiterane yaragifitemo n'ijambo niyo urumva ntabwo igiterane cyatumirwa na ADEPR amahugurwa ngo atumirwa na ADEPR atarimo yarahari yararimo yaranabisobanuye ko ibyo bintu akibibona yese ajya kubyamagana inshuro 7 yarabyamaganye ubwo mbere icyo yakoze nuko yagombaga kubanza akagenda agaterura agatambaro bapfunditse kuri bafure akakavanaho nibwo yari kugaragaza ko ibyo akoze atari byo yarangiza akagenda akabwira uriya mugore ati ngwino akanamusohokana ntamubwiriye mu iteraniro nta mpamvu yo kwinginga uri umushumba intama zawe ikirura kizinjiriye ureba ikirura kirinjirira ntamureba ntutabaze ngo uvuze induru yatari yaba yarafite abakumirizi bagombaga gusimbuka bagahita bamufata bakamukanyaga umugore bakamujyana mu cyumba bakabanza bagacyaha imyuka mibi iri muri we none se mudamu yebeye igitambaro cy'abatinganye icyo ari cyo none se yazana idarapo rya Canada tukabyemera tukavuga uti yarahagarariye igihugu cye biranemewe cya Canada ariko abatinganye hagarariye abatinganye yashatse kuza kwerekana ko bemewe ni nk'akantu yagobetse imatisi yose iri kwemera abatinganyi namwe mube maso yebana mube maso bakristo ba ADEPR mube maso turi kumwe dore komera mukomere turi kumwe yari arimo baramutsa abahereza
na bya byuhagiro satani agenda atanga. None se niba dufite abantu bakoreshwa n'imyuka mibi babeshya ko bakorera Imana, batunga ibiganza ku bantu bakitura hasi, wabwirwa n'iki cya kintu ibyo cyari kirimo gukora muri ya rubyiruko rw'abacuranzi? nibabe maso bashaka bakumirize. Ku bwasabwa Imana, Samweli yari umwarimu icyo gihe, yari akiyobora i Nyarugenge, ari umuyobozi w'itorero. Ku bwa Nsanzu Rwima icyo gihe niho nshaka kukubwira, nagiye umuha urugero rwumvikana kugira ngo Izayi nawe ajye aba maso arebe ibyo bintu. Nge nagiye gusaba ijambo ryo gushima Imana. Korali yacu ya Muhima bayitumiye mu Gakinjiro kuririmba, hari mu iteraniro ryo ku mugoroba saa 11, ariko yari korali y'icyuma, yari itarabiyitorero kuko bari bataraduha itorero ku Muhima, bari bataraducyura tugisengera mu Gakinjiro. Noneho baravuga bati rero ubwo mu gisengera Nyarugenge kuri uyu wa 4 nimwe muzaririmba, korali Baraka ntihari, korali Shalom y'urubyiruko ntihari, korali Hoziyana ntabwo izaboneka, muzaba rimwe muza kuririmba ni umwanya wanyu. Tugenda tubikunze cyane. Noneho yewe ngenda mfite ishimwe kuko nifuje ko zaririmbira Imana mu rusengero rugari, kuko bwari ubwa mbere tugiye kuririmbira Imana mu rusengero rugari. Ndavuga ndashaka gushima nkatanga n'ituro ry'ishimwe. Noneho mu gihe ngiye gusaba ijambo, usabwa Imana, Samweli niwe wari wayoboye iryo joro. Uwo mugoroba mugezeho arambwira tuje gukora iki? Ndashaka gushima. Dirije wa korali ya Muhima, yego urashaka gushima? Ntabwo bishoboka. Ni rwose ndakwinginze muyobozi mbabarira. Ati ntabwo bishoboka. Kubera iki? Dore urupapuro. Abaje gushima babivuze kare, tukabanza tukamenya amashimwe uko ateguye, tukabaha umwanya. Nawe ihangane uzagaruka ubutaha. Babyita iki byo? Gukumirira intama ukazibera amaso, kuko ntibari bazi ibyo ngiye kuvuga. Nashoboraga kuvuga ibigusha intama kuri uwo mugoroba, nashoboraga kubiba amagambo umwanzi satani yantegetse. Byari ngombwa rero konza nkabanza gaca imbere y'ubuyobozi bakumva ishimwe ngiye gutambutsa. Niyo mpamvu icyo gihe bankumiriye, barambuza, sinigeze mbabara kuko navuze n'igihe wakerewe. Rero bene data, ni gute umuntu ashobora kumanuka mu mahanga akaza akagera iwawe ntumuganirize ngo umubaze imyizerere ye? Ni gute ushobora guhamagara umuntu utazi imyizerere ye? Ni gute ushobora guhamagara umuntu utarajya no gusura iwe ngo umenye uwo ari we, ngo uvuge uti kana naje iwawe kugusura nawe uzansure? Noneho baraje, nararane nababaganirize, abateza abanyamasengesho babagote. Nigeze kujya kuvuga ubutumwa Icyarwa ya Butare. Ni kera cyane jenoside yari kirangira. Hari umupasiteri uyobora yuzuye umwuka, arangota mbuza amahoro. Ninjiye mu cyumba cyo kujya gupfukama ndaramo, nsanga icyumba bakizengurutse. Numva hariya barasenga ngo mu izina rya Yesu, ngo uyu muvuga butumuje nitumuzi wa Mana we. Nibazanye iby'umwuka turamwakiriye, nibazanye iby'abadayimoni ari imbaraga z'umurimbuzi zimuzanye, turamwirukanye mu izina rya Yesu. Muburiza amahoro mu kibi, muburiza amahoro mu byo atekereza. Baranzenguruka barangota, numvise imbaraga zabo zitangiye kumbamo nyinshi, zingota numva ari zintesha umutwe. Nanjye ndahaguruka ntangira guhamagara Imana. Wabumvise ko bafite gushidikanya, wabumvise ko bafite gushidikanya wa Mana we, nanjye ntabara. Ndagusaba iby'umwuka mbagaburire bemere. Kandi byarabaye, baremeye, barafashwa, baratsindwa, barihana. Kubera iki? Iteraniro ryari rifite abakumirizi. None Izayi yakora iki muri ibi? Nta kiri kintu agomba gukora. Icyo asabwa ni kimwe, nuko agomba kwita ku buhanuzi bw'ahanuriwe ADEPR bwose, akabutekerezaho. Niba ahora yumva ijwi rivuga ngo nzagira ntya, Uwiteka akavuga nzakora iki, nabanza bitekereza avuga ati iki niki. Uyu munsi yabamenye iri jambo 9:8 mbere yo kunyandikira ibaruwa imbwira ngo urarwanya abayobozi, bagombaga kuvuga bati ngwino hano, iryo yerekwa ryaje rite, ibyo wabwiwe biza bite, ese turimo turarimbura ubwoko bw'Imana dute, dukore dute, dusenge dute, dukora iki? Bahamagara Mikayi igihe Abisirayeli bari bagiye kugaba igitero, barahamagaye bati mutuzanira abahanuzi. Bazanye abapfumu bose baraza baravuga, babeshya umwami ngo natabara aragaruka amahoro. Ariko babazaga Yoshafati batari ko twakora iki? Nta wundi muntu usigaye. Bazana Mikayi araza ati ni ukuri muratsinda. Umwami ntiyabyizera, avuga ati ko kera bavuga gukuri, bimeze bite? Subiramo.
aravuga ati ni ukuri mbonye abisirayeli batabara bagaruka batatanye bameze nk'inzuki zitagira urwungeri zitagira urwiro nk'intama zitagira umwungeri baratatanye barashize barapfuye barashize ndetse n'umwami wabo aragwa ku rugamba kubera iki aba bashumba batarimo gushaka abakumirizi babafasha gukumirira umurimo w'Imana niba bireke babikore mu nyigisho zabo kandi Pawulo yigisha abakoreno mu rwandiko rwa mbere rw'abakoreno mu bice bibiri ngira ngo yaravuze ati nzi wanyu naje noroheje mbigisha amagambo acishije make mfite umushyitsi n'ubwoba bwinshi niyoroheje mu mutima ngo ahari mutaza kugira ngo nzi kubabwiriza iby'ubwenge nanze kubabwira amagambo akakaye ngo kugira ngo mutaza gukeka ko ubwenge bw'isi aribwo buhesha kwizera ahubwo nzanje kubabwiriza Kristo noroheje kugira ngo mumenye ko byose bikorwa n'ubuntu bwa Kristo mbabwiriza iby'ubwiru bw'Imana ubwenge bw'ubwiru bw'Imana nta bundi ni uguca bugufi tukumva icyo umwuka abwira amatorero abashumba bacu nibumva icyo umwuka abwira amatorero umugenzuzi umuvugizi w'amatorero ya Pentecote mu Rwanda nafate umurimo awusengere nace bugufi ashaka abanyamasengesho bamufashe gusenga Imana njyewe icyo nshaka kuvuga gikomeye kuri we nuko aya mayerekwa twagiye tugira afite icyo avuga mu murimo niba Imana ivuze ngo ubwoko burarimbutse nta kurimbuka kurenza uko abatinganyi binjira ntabimenye niyo mpamvu yahise avuga ngo nabiyita iki abakozi be ubaye umukozi we wakabaye umunyabwenge ugahishura ibyo shobuja ashaka ukarondora ibyo shobuja ashaka ntabwo bikwiye ko umunyamubiri yinjira ngo azarimbura itorero ubireba kuba umunyamwuka ni ikintu cy'igiciro ndibuka mbere ya jenoside turi ku Muhima hari ku itariki ngira ngo hafi mu matariki abanza nk'abiri gutyo z'ukwezi kwa kane umunyamasengesho umwe w'umuhanuzi bitaga Nyangezi Yohani yaraje avuga ikintu gikomeye abantu batajya batekereza na n'ubu iyo ngitekereje ndikanga bamuhaye kwigisha ntiyabikora arahagarara avuga ati nagira ngo mubwire ijambo rimwe utarya imyumbati nahaguruke mibisi umuntu udahekenya umwumbati nahaguruke ibyo bivuze kuri aba bantu b'ubu sinzi uko babifata utarya amamesa nahaguruke utarya pate jaune nahaguruke aravuga ati utarya igisheke nahaguruke arangije guhagurutsa abantu bose ku biryo byose utarya ikijumba kibisi nahaguruke aravuga ati tugiye kugeza igihe tugiye kwinjira mu gihe uzahigwa uhunga urupfu rugushaka aho wihisha urya icyo wasanze nuba uri mu gishanga uzarya igisheke nuba uri mu murima w'ibijumba uzacukura ikijumba nuva mukajya gucana umurongo ucyotse bazagutemagura aho uzaba wihisha uzarya ikigori kibisi aho uzaba wihisha uzarya amamesa nujya gushaka ubuto bazagutera inkota Imana idufashe cyane icyo bita ubukumirizi bw'umwuka jenoside yagiye kuba turi maso yagiye kuba turi maso ku buryo kumbwira ngo genda ajya gukora icyaha muri jenoside ntibyashobokaga twe twararangije kwambara imbaraga z'umwuka kuko Imana yari yaraduhishuriye twariteguye urugamba twariteguye ibikomeye ntabwo twari dufite aho twabihungira ntabwo twari dufite aho twacikira kuko ntitwari tuzi isaha nyirizina bizabera ubuhanuzi buvuga ukwezi n'umunsi buje vuba ntabwo twari tubuzi twumvaga Imana itubwira ngo bibagezemo biraje ibyo nababwiye biraje iminsi y'imperuka irakomeye byarabaye tuba maso twirinda kwiyandurisha ibyo kurya by'umwami duhagarika kurya ubuto bw'ubusahurano duhagarika kurya inyama zafuwe mu ngo z'abantu bapfuye bazira ubwoko bwabo kugira ngo tutiyandurisha ibyo abadayimoni bamennye hanze kuko twe twarabibwiwe ko Satani agiye kunyanyagiza ubutunzi hanze agiye kunyanyagiza ibintu byinshi hanze aradusaba umwuka ngo mube maso musenge igihe nababwiye kirageze utarya pate jaune nahaguruke tumusengere turasengerwa buri wese wariye n'uwariye gitaminsi muri jenoside ntabwo yigeze imwica kuko twe twarabisengeye twarabyiteguye ibihe rero turimo ni ugukumira nta kindi cyabayeho n'uburangare yego abakristu ba ADPR bari bacitse intege bakora iki
abakristo bicika intege urufatiro rwa Kristo ruracyariho kandi Bibiliya ivuga ko rwanditseho ngo Uwiteka azabe ntabwo Uwiteka azi abayobozi gusa ntabwo Uwiteka azi abatuyobora badukuriye mu itorero cyangwa abakuriye bagume mu itorero riri kuberamo ibi bibi abakristo ntabwo nabagumura kurivamo ahubwo nabagumura mbategeka ngo nimukumire ku mbaraga nibakumire ku ngufu bigomba gutegereza ikibi ko umushumba ari ujya kugihagarika kuko umushumba ashobora kuba ari mu ntege nke umushumba ashobora kuba ntayerekwa kigira umushumba ashobora kuba atakigira amavuta herutse guhishurirwa umushumba umwe wambaye amapinjama namuvuzeho hari undi mperutse guhishurirwa n'umuyobozi ukomeye afite icupa ryuzuye ubuto avuye kurigura ryaramucitse ryitura hasi amavuta hasi araturika y'ubuto atangira kumeneka atangiye kumeneka itambwira mu Marcel rimfashe ndarimufasha arahindura ahita ricurika ngo arebere hano mu mupfundikizo agenda ricuritse nk'uko wafata akantu kagacurika gutya mu mupfundikizo no ahita haturika amavuta ashiramo numva ijwi rirambwiye ngo igihe cye cyageze nta mpano yo kuyobora gifite ubushobozi bwe burarangiye niyo mpamvu uyu munsi wa none abantu batakibona ibyo bakora ibyo ari byo ntibamenya ko amavuta yabashiranye nibasaba amavuta nibasenga Imana abakristo nibakomere ku rufatiro nibasenge kandi bakumira iki kintu ubwabo sinababwira giye ngo nibasohoke bagende sinababwira ngo nibirukane umushumba agende ahubwo niba musengere niba ari uw'intege nkeya niba tarahamagawe n'Imana Imana imwirukane niba yarahamagawe n'Imana imutegeke kwihana asaba imbabazi z'intege nkeya yirirwamo kuko nawe hari abaca abashyira inyuma ngo bari mu ntege nke ntabwo twereye tumuciye nge ntabwo namuca mu ivugabutumwa ryanjye ivugabutumwa ryanjye ritegeka umukozi w'Imana uwo ari we wese kwihana ibyaha kwihana agasenga agasaba Imana imbabazi agaca bugufi kuko ntabwo turageraho Satani atageze imyambi Izayi niyihana nace bugufi asaba imbabazi Imana asaba imbabazi abakristo uko yarababereye maso ikirura kiramwinjirana nashaka bakumiriza ibitorero nashaka abanyamasengesho abagarure nashaka abahanuzi yongera biyegereze ariko umwuka w'ubuhanuzi wongera ukore nabona umwuka w'ubuhanuzi wavangiwe ushobora kumuteranya n'igihugu akorera abe maso awukumire ariko umwuka werekana gukiranuka mu itorero ugomba gukora nahamagara abakumirizi yego nahamagare abakumirizi ubutumwa bwa nyuma n'ubundi tunasoza nta kindi nasorezaho ni ukubwira abakristo bakaba maso gusa bakihangana tugeza ahakomeye kuko twebwe nubwo byagiye bitugora ntabwo itorero rya ADEPR tuzarerekura tuzanarivaho ryaratuvunye ryaratugoye twakoze amavuna igihe kirekire ntabwo twacika intege ngo kubera ko hari abaguye cyangwa hari abananiwe ahubwo tugomba kubyukiriza hamwe tugashyira hamwe imbaraga tugakorera Uwiteka waduhamagaye reka dusoze n'isengesho urakoze Uwiteka Mana nyiringabo urakoze Mana isumba byose ufashe ubwoko bwawe ufashe abashumba ufashe abakumirizi b'umurimo wawe bahaguruke ongera uhamagara abakumirizi ongera uhamagara abahanuzi ongera uhamagara abanyamasengesho ongera utanga amayerekwa mu iteraniro ongera utanga amayerekwa mu biganiro byose biberamo mu nsengero impande n'impande ongera ukumire umurimo wawe uhaguruke utera imbere byutsa itorero ryawe aho ryasinziriye kandi kunanirwa kwa bamwe ubabyutse mu izina rya Yesu Kristo amen. Amen. Reka dusabe abantu bumvishije iki kiganiro buri wese atange igitekerezo kiwe nta kibazo hari ikibazo kirimo nta kibazo yego abantu batange igitekerezo kiwe tunashimira abantu bari badukurikiranye mu minota itari mikeya murakoze.